Igitabo cya kabiri cya Musa. Ukuvanwa mu Misiri. Igice cya mbere. Abisirayeli babinkoreraga hato mu Misiri. Dore amazina y'abahungu ba Yakobo wahimbwe Isiraheli bajyanye nawe mu Misiri, hamwe n'abo mu miryango yabo: Rubeni na Simeyoni na Levi na Yuda, Isakari na Zabuloni na Benyamini, Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Yozefu we yari asanzwe ari mu Misiri. Abakomoka kuri Yakobo bose bari 70. Hanyuma Yozefu na bene se bose n'abo mu kigero cyabo bose barapfa. Abisirayeli barororoka baragwira, baba benshi cyane buzura icyo gihugu. Hashize igihe kirekire, mu Misiri hima umwami utarigeze amenya ibya Yozefu. Nuko abwira abantu be ati, dore Abisirayeli bamaze kuba benshi kandi baturusha amaboko. Haramutse habaye intambara, bakwifatanya n'abanzi bacu bakaturwanya maze bakaducika. None rero nimureke dushaka uburyo bwo kubabuza kwiyongera. Nuko Abanyamisiri bashyiraho abatware bo gukoresha Abisirayeli imirimo y'agahato, babahatira kubakira umwami wa Misiri imijyi ya Pitomu na Ramesesi kugira ngo ibe ibigega bye. Ariko uko barushagaho kubakoresha imirimo y'agahato, ni nako Abisirayeli barushagaho kugwira no gukwira mu gihugu, bituma Abanyamisiri babatinya, bakomeza kubakandamiza cyane. Abisirayeli bariheba kubera imirimo y'agahato bakoreshwaga, cyane cyane y'ubwubatsi n'ubuhinzi. Abanyamisiri babakoreshaga nta mbabazi. Itegeko ryo kwica abana b'Abisirayeli. Mu Baheburayikazi harimo ababyaza babiri, umwe yitwaga Shifura, undi akitwa Puwa. Umwami wa Misiri arabategeka ati, igihe mubyaza Abaheburayikazi, mujye mureba igitsina cy'umwana, nimusanga ari umuhungu mumwice, nimusanga ari umukobwa mumureke. Nyamara abo babyaza bubahaga Imana, ntibagenza uko umwami yari yabategetse, ntibica abana b'abahungu. Nuko umwami arabatumiza, arababaza ati, niki cyatumye mutica abana b'abahungu? Ababyaza basubiza umwami bati, Abaheburayikazi batandukanye n'Abanyamisirikazi. Kubyara ntibibarushya, umubyaza arahagera agasanga bamaze kubyara. Bityo Abisirayeli barororoka baragwira. Bababyaza n'Imana ibagirira neza, ibaha kubyara kubera ko bayubashye. Umwami wa Misiri ategeka abantu be bose ati, umuhungu wese w'umuheburayo uzajya avuka, mujye mumuroha mu ruzi rwa Nili, naho umukobwa mumwihorere.